neza pasi ko ntareba neza ko kibi n'ikimwoka cwamwe ko ntashaka kubiba we sindimo ndareba neza projector yagize ikibazo porampora president wa KBC Corporation muri Southern what namwe musomo mwoka byaramwe Southern East Asian Thailand ati o president yakira amasasu muri email eshatu zitandukanye biri kuba kubw'ikikango cya Omega niyo energy plant bateguye n'imbaraga z'amashanyarazi cyangwa se one more shot kongera kurasa rimwe irindi rimwe kamoja tu nuko dutangiye ibyo bakoze byaraciyemo bakoze suit umuntu ashobora kuba yakwambara ikagena neza. The operators will be able to generate 2,700 pounds of power. Ibaze abanyebera ntangarero akavuma nyine mbari yitayiramo byo bisaye zigeze nk'izingirisi nabonye babonye sound sawa cyane simurugo sawa akuna kwa kare sawa bisabona kuvumbura abana babushima yuko asonze igihe nabonye to umeze neza na harasanzwe nyine umuntu sure yajyanye guteganya n'ama toilette mu dushe n'iki kujya n'ibyo pasi ndakwiginze kandi ibyo Imana none se cyo gukora so kuri bana kubona ndakumva neza cyane kandi ndahabona ikingo mva kuburyana ubona icyo kurya kandi inzu n'ishyura agurisha none se twavuganira hano cyangwa bashaka kujya kwicara zizo tukarabudufata hano kujuru basi ibyo ntitwabivuga kandi twaje hano tuje kuganira ntabwo tuzi uko bigenda. okay Bose wakoze cyane. Amen. Wakoze nyine ko nyemerera kugera hano. Ntabwo nakwangira kubona rero mvuga mbishaka cyane kandi icyambere cyo ntabwo nabona amahirwe nk'ayanga nkayirengagiza ntabwo bishoboka n'umugisha kuri njyewe. Okay. Good. Imeze fresh kabisa ndashima Imana. Ya gusa nyine yari ukuntu najyaga nkura nko mu kazi nkabura ntumva ntabwo mfite nkano nabihera kugira ngo nza kubwira ibyibuze uzamena time y'isaha imwe byibuze twicare tube twaganira nk'uko mbona wampaye aka kanya yumvaga bizangora cyane ariko byose ndabigushimira cyane. Ntabwo wanyeretse ko ndi nk'umukozi wanyu nyine wampaye agaciro kuko ni gake cyane wasanga umukozi wanyu yabatereta nk'umukobwa w'umuhabusha cyangwa boss, biba gake cyane ariko waragerageje uranyumva mba hafi amakosa yose nagiye nkora uranshyigikira ingingira ibibaba ibyo byose ndabigushimira cyane urakoze. Niyo mpamvu numva ko mu buzima bwanjye bwose ntazigera ngo umushyira. Ndagukunda cyane. Urakoze cyane Pasi kandi ukwiye agaciro cyane cyane pe kuba uri umukozi wacu bisobanuye ko nakubaha nk'uko nakubaha undi muntu wese.
gusa aka kanya ikintu numva nakwitura cyangwa nakubwira ndagukunda cyane. Ndabizi ko nkunda nanjye ndagukunda kandi urabizi urabizi ko biriya byose nakoze ntabwo nari kubikora amahanga ndabikunda cyane. Voy, ngwino mubwira. Umeze bite? Ariko nkubaze mwana usike wifata ukahamagara we njyewe kabiri kandi uhamagara we Saka kanya nawe urashaka ibyubahiro kandi. njye wanyuze We nta nubwo ushobora gutegereza ngo wumve icyo nguhamagariye ariko usuzamura sakuza. bro nawe njyewe urancumbikira se wo ego bwaki bro nibiryo kutise wifata ukahamagara we Urashaka nkwitende se boss? izina ryanjye sinaguhize Ngo tuza rero mubwire icyo nguhamagariye. uyu munsi Njye nagira ngo agasuzuguro nkako n'undi munsi banza wumve se. bwavumvura ibintu mbwira ko Maze kubyimba we n'uriya mukobwa urusaku rwanyu twaruranda. Bwe yanyu ya buri kanya nta muntu ukiryama. Abaturage bamaze iminsi baza kutwiyama hejuru yanyu. Ubwo rero nimutisubiraho mwe mwishakira indi nzu ibintu n'ibibi. Yizere ko amatwi utashyizemo ibiti nubwo unyihoreye. ibyo nibyo bitumye wifata uwo urabona njye mbwa bro Shaka se ntabwo ariyo bahigiramo ibyubahiro. mva mubwire se Nukenera ibyubahiro uzubaka izanyu. ase bro basuzuguro se bakora imana nta none ntabwo bakikureba basigaye bakorora jya ukifata ukahamagara we genda iwanyu bro jya kayo bwasangire ku isahani imwe ngaha we nabwo guhamagara ibyo ngo ati bro wampaye bitanu kwishyura inzu yanyu ntabwo nyibamo njye ntabwo nyishyura inzu gute wifata ukahamagara we wajya ugira discipline ku mbona ukuze Muya rwose nkubimenye ntabwo inzu yacu ari aho babyinira karaoke cyangwa uvuge wishyure menshi dushyiremo sound proof kuko ibyo bintu byanyu binyihira buri kanya nyawu abantu bagira amahoro. Genda biza ukuri kuraryana ariko wihangane. ubwo nyine numubwije ukuri none muri make yego bro ikintu nakubwiye iyi nzu yanyu ntabwo nyiberamo ubuntu bro iyi nzu genda yishyura amafaranga yanjye urumva n'undi munsi ntabwo uzifata umuhamagare we nose kukwivamo yibasigira se uragira ngo byananira rege ntabwo nabuze amafaranga yo kwishyura inzu mane kambikubwira sibyo cyo uri kunzana uburofa nk'uko ntari kumva njyewe ubwo ni uburofa bro wowe Reka nkwirire ibanga rero. Amafaranga wishyura nta nubwo acanira umuriro ukwezi ino miryango. Uziko nabwira grafre tukayigira stop ugasohoka ukajya kwanga. Erega ubyimba iyo wageze iwawe warubatse. Igihe utemeye kugendera ku mabwiriza ya nyiri inzu ya nyiri igipangu uguricomokera n'amahabara yawe. Ibintu si bibiri se. bro uzikina kubwira cyo watega amatwi bro njye ntabwo njye wanyu sibyo nta n'amafaranga njya musaba kwishyura inzu ibyo byo kumbwira stock iyo muza kumenya ko ari stock ntabwo mari kuyipangisha mbere mari gufata igihe mugabo ati inzu ya stock igihe mwavuze ati inzu tugiye kuyikodesha yo kukodesha ko muri mukeneye amafaranga ukwiye kumbwira ubwo burofa mukayigira stock mwahereye none hasaho nabafashe njye none umunyirukane rero ko mbora womba toka bacha Umuye inkoni zihabara ryawe. toka abona n'ubucucu gusa ufitanga Ngiye cyo nzi neza nuko message yatambutse.
Hey, Ornella. 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 Niwe. Kibyara. Ornella ari. Amakuru yawe. Meza. Witwa nde? Ibindi. Usigaye uba hano se? Umaze igihe. Tukahagana he? Bamagana. Bamagana. Si mwaje nimufuriza? Yaba. Ari nzi ko niyo yabaguye. Yera njoze hano. Twebwe nyine aya mazu yose ubona aha ngaha. Ntabyo narenze. Mu by'ukuri rero iyo umuntu yinjiye ahantu mu mudugudu aba agomba kwegera inzego z'umutekano bakamubarura bakamushyira mu ikayi sibyo. Ikindi gihe mubikore kandi ugerageze babarure babashyire mu ikayi bamenye abantu batunze mu mudugudu ukabuturuka nawe ukomoka. Wenda nirari kuzambwira. Okay, nta kibazo noneho. Sawa. Bose ko namushaka gusa. Namushaka. Okay. Afite iminota mike nari wambwira ko wabona icyo washakira. Urabizi ko hari uwahoze ari umugore wanjye cyangwa nk'uko wakanabyumvuka n'umugore wanjye. Uranabizi ko ari umugore wanjye muri make cyo. Ariko muri iyo minsi mike dutandukanye ahubwo njye natangajwe no kubona ndi kumubona iwawe. Ariko kumva wamubona iwanjye njye n'ibyo ngibyo ntari bitandeba ntabwo bindeba sibyo. Niba umukobwa wawe cyangwa se wita sheri wawe wigeze umwitaho wigeze unamugaburira ngo noneho unamuhereze n'aharara iwawe ni stress gusa. Niba yarabonye aho aryama akabona aho arya aruhuka neza n'ibyo ngibyo wakagombye kubibaza we ntabwo ari njye wakagombye kubibaza. Ibyo nta kintu na kimwe njye bindeba n'ibyo ngibyo atari rwaserera. Wambabara gatonda ngitaba n'umuntu. Niyo ngiyo mani, niyo ngiyo narebe kabisa. Wewe narebe niyo washira ndahita nyabona. Narebe. Amazina nayo ngayo nabirenze. Asante kandi. Yendo ibyo ngibyo nta kibazo kibirimo, sibyo? Ndumva nta kibazo kibirimo ku mwana yaragiye. Okay. Akandi kamwe nshaka kukubaza. Maze iminsi mbona abakobwa birirwa bazenguruka hano ngaha. Niba ari iki cyane, niba ari inda, niba ari iki cyane ntabwo mbizi. Mupfana iki? Fiance. Fiance. Okay. Rero ngiye kugira inama. Aho kugira ejo n'ejo bundi dusarwane cyangwa se duterane ibintu bibi cyangwa se be nanakumanukana na gufunga ntabwo ari byiza. Ibita rero ikihutirwa nuko naguhereza iminsi 15 ya priave ugakoramo utwawe inzu ikenewe gukorwa n'amasuku sibyo? Mbasi mwabwira bose wanjye
ese bebe umeze neza ufite izihe stress Ufite stress cyane. kuba ufite stress byose mbigarukaho uko mbikoje nawe ahubwo nyine ndimo kubaza ikibazo cyawe ufite stress mu gihe nabibuze atuje Nandi wenda muri preve. Kandi nyine byanshanze. piriye mesigende ukoze iki wowe wamara ko utarishyura ufite amezi angahe utishyura Nandi mufite. ukoze iki nyine kitwa kwa kwaye Cyenaje kundaje kumva mumagara ngo ati nimba tutaboranye kwa preve. Ugushaka bizaturimuka. Undi kwibaza nyine hano ndi bije ko nanamagana n'abakomisiyoneri numva ntabwo ari kumfata abandi numva ntabazo bafite kandi nkatekereza n'ukuntu ari mu kazi turi mu mezi y'abakiriya numva nyine birancanze numva mbanye byinshi kabisa kandi ntandi mfite nyine yo kubona ahita njya mama. Okay numva binshanze ariko ndaza kuvugisha mama afite abakomisiyoneri bajya bakora ntazi abantu bashakira amazu iyo ndaza kumaka nimero zabo ikindi bebe don't worry wangayike ndaza kugufasha Bebe kumwana uramfasha ndi kubyumva nyine uramfasha gute you know my mom ainda kujyana muri Canada next week so ndatekereza nyine kuba kutarabona inzu waje ukaba uje mu rugo tukaba turi kumwe igihe mama adahari nagenda gufasha nyine gushaka inzu kugira ngo muzajya kuboneka inzu twayibonye si yeah ndivyo kuvuga uri siri urumva ibintu byawe byashoboka gute kandi nasi singiye kubikubwira Bebe ibyo mbwira ndabyumva gute niye mpamvu basi hari undi muntu uzi tubana atangiye na mama nawe ndawubwira arenda kugenda uzaze mu rugo ufite ikihe kibazo Bebe ndabakunze ntabwo nakemera kujya kwirirwa wanga ushaka ibintu nanjye ndakunda